ni muri za nyandiko zacu naranditse ngiye kubwira ijambo nurifindura nzakugurira shokora ko yakundaga shokora. Ubwo rero nandika utudomo tungana n'ijambo n'icyo namubwiraga nawe aza kugifindura asanga ari je t'aime. Couple y'umuhanzi Ngarambe François Xavier na Kagoyire Yvonne Solange ni imwe mu zikunze kugarukaho cyane mu bitangazamakuru binyuranye, cyane cyane bikorera ku muyoboro wa YouTube kubera kugaragarizanya urukundo mu buryo budasanzwe, dore ko batanihishira kuba banabyerekana mu ruhame. Kuri ubu bamaranye imyaka 33 bakundana. Uyu mwaka wa 2024 ubasanze bamaze imyaka 30 babana nk'umugore n'umugabo mu munyenga w'urukundo. Biragoye kuba wababona aho bari ngo ubure kubona ikimenyetso cy'urukundo kuva ku myambaro yabo ihora isa, uko baganira bafatanya agatoki ku kandi n'ibindi bitandukanye. Ngarambe n'umugore we Kagoyire Yvonne Solange binyuze mu kiganiro The Choice Live cya Isibo TV bagarutse ku urukundo rwabo nuko babanye, bimwe mu bibafasha kubaka urukundo n'ibindi. Ngarambe n'umugore bavuga yuko uburyohe bw'urukundo bushakishwa, ndetse ko bo ubwabo buri wese bafite umukoro wo kurinda ko umwanzi usenya urukundo rwabo yabinjirana. Ngarambe agira ati ubwo buryohe buca mu bikomeye, nubwo twakundana umwanzi azashaka kwangiza urwo rukundo. Icyo twiyemeza umunsi ku munsi ni ukuba abarinzi barwo, tugakumira uwo mwanzi kugira ngo ntaba ari nge umwinjiza mu rugo rwacu ngo aducemo ibice. Wakwibaza uti se iyo barakaranyije bigenda bite? Ngarambe we avuga yuko iyo Solange yarakaye mu rugo haba hari umwijima, kuko aba yifungiranye. Gusa nk'umugabo akora ibishoboka byose akamushakira ibyishimo, kuko yumva atabaho umugore we atishimye. Kubera ko ni urukundo ruba rukora, ntabwo ari urubanza ngiyemo. Noneho yanyereka uruhare rwanjye mu bitagenze, nkabwira sheri mbabarira. Ariko igishimisha nuko nawe nubwo ushobora kumubabaza, ashobora kubona no muri uko kumubabaza hari uko yitwaye, hari n'uburyo ashobora kuba afite uruhare, noneho nawe akambwira ati nanjye mbabarira. Ngarambe iyo asaba imbabazi umugore we abanza kwishyira mu mwanya w'uwo asaba imbabazi, akamwereka ko ababajwe n'ibiharimo, ndetse ababajwe n'ikibi yaba yamukoreye cyatumye arakara. Ati mbere na mbere iyo usaba imbabazi hari imyitwarire uba ufite igaragaza ko ubabajwe n'ikibi wakoreye undi. Ijambo ribi wavuze, icyo utatunganyije ugombaga kugitunganya akabibona. Yongera ati ni na byiza kuvuga icyo kintu icyo ari cyo, icyo wakoze. Nyuma yaho rero hashobora kubaho guhoberana cyangwa gusomana mu kugaragaza ko habayeho ubwiyunge. Ngarambe akomeza avuga yuko kugaragariza undi ko umukunda ari ingenzi. Kenshi dukunze kubibwirana tutaririmba. Nduwawe Nanjye nduwawe. Uri ingabire Imana yanjye. Uri ingabire Imana yangeneye. Ngarambe yagize ati bakundana bakwiye kwigana bakamenya uburyo buri umwe akoresha yereka undi ko amukunda, akamumenyera ndetse akamenya ibyo azajya akora azi ko binyura mugenzi we mu buryo wo kugaragarizanya urukundo. Aha yitanzeho urugero agira ati njyewe ntabwo nari menyereye gufata umugore wanjye mu kiganza turi mu ruhame. Ubwo twari tugiteretana yari atuye mu Kiyovu, njye ntuye Kimihurura, nkajya kumusura, twaba tugeze mu nzira akambwira ati mu kiganza cyanjye. Aha yavugaga ikiganza cye nka Ngarambe umugore wa Kitike, ariko iyo twageraga imbere numvaga nshaka kumwiyaka, ariko naje kumenya ko ari byo akunda, ndabyiga. Ububonye ufashe wagira ngo niko nahoze. Ngarambe avuga yuko urukundo atari ikintu cyo guhisha, ruba rugomba kumurikira n'abandi kuva mu baturanyi kugera ahandi hose bageze. Yemeza yuko iba ari bimwe mu binyura uwo muri kumwe. Duwawe na uruwanjye, uri ingabire Imana
yangeneye. Ngarambe yaba yirinda ate ibishuko? Ngarambe avuga yuko muri rusange abagabo bashukika cyane, ariko we akora ibishoboka byose akima amaso n'umutima abandi bagore cyangwa abakobwa bashobora guhura. Yagize ati abagabo turoroshye cyane, dufatirwa mu byo tubona, ibyo twumva, impumuro, ibyo dukoraho, ku buryo rero ngewe ngomba kurinda amaso yanjye kugira ngo sindebe ibimero by'abakobwa, imyambarire yabo. Ngewe ngomba kwifata kugira ngo umutima wanjye utararuka ngo ujye ku wundi kandi ari uwo nawuhariye, bisaba kubyiyemeza. Solange wavuga yuko abagore bafatwa binyuze mu magambo meza babwirwa. Umugabo agomba gukora ibishoboka byose akaba ari we wa mbere ubwira umugore we ayo magambo y'urukundo atandukanye, ku buryo n'undi waza nyuma aza akisanga nta gishya azanye. Ati abagore bo binyura mu magambo meza babwirwa, iyo mitoma, amagambo amuha agaciro, umureba neza kandi umwitaho, umuha impano. Umugore nawe rero agomba gufata icyemezo ko ibyo byose niyo yabibwirwa cyangwa yabihabwa byamunyura ari uko bivuye ku mugabo we. Ngarambe avuga yuko akora ibishoboka byose akabwira ayo magambo meza umugore we kugira ngo hanagira undi uza nyuma azaza asanga ikigega cy'urukundo cyuzuye, kuko bamubona ahanyura bari benshi. Kubakira ku cyizere. Ngarambe avuga yuko bishoboka ko hari abagabo bashobora kwandikira umugore we, ariko kubera icyizere yubakiyeho ntigituma amucunga cyane ngo ajye kureba muri telefone ye. Ati ngewe nubakira ku cyizere, birashoboka ko hari umugabo wamwandikira niba hari amakuru namenye atabimbwiye, ni ukumwegera nkamubaza tukabiganiraho, niba ari uwo gusabirwa umuntu tukamusabira. Solange avuga kuri iki kibazo avuga yuko kugirira icyizere no kwirinda kugira ibyo uhishahisha ari byo byarinda umugore wawe kujya muri telefone ye. Ati navuga ko byose bigenwa no kugira icyizere, ariko gishingira ku biganiro, kubwirana amakuru y'ibyiriwe, mukazamuka mu yindi ntera, mukavuga ku mishinga, noneho mukavuga iby'ubuzima bwanyu bw'urugo. Aho niho bamwe bagera bakagaragaza ikibazo undi afite mukakiganiraho. Mu magambo ye yagize ati ibyo iyo bibaho ntabwo byatuma njya muri telefone ye. Ku mugore cyangwa umugabo hari igihe uko witwara bishobora kugira uruhare mu bishobora gutuma uwo mubana gukeka bitewe n'uko hari uko akubona.